Haya basi uyu munsi noneho ngiye kukumvisha uburibwe icyari cyo wacyana we. Ntabwo uzongera kuba wambangamira. Ugiye kwicuza icyakuzanye mu isi uyu munsi wacyana we. Mu ntanga zose papa we yari afite kwishyanutsa akaba ari wowe uvuka. Ugiye kuba wabyicuza. Ngiye kugucoma uyu munsi. Uyu munsi ugiye kwicuza. Umudamu dutangiranye umugome. Umudamu aje kwica umwana. Yafashe insinga z'amashanyarazi ahita zita mu mazi. Nyagasani yafashe umwana amushyira muri pisine, arangije ahita afata insinga z'amashanyarazi ahita zishyiramo. Twagarutse hano hari umudamu wari uharyamye, arangije haje umwana w'umukobwa. Umwana niba ari umumarayika azaramukangura. Ni umudamu ubona usa naho ibintu byamucanze. Umwana yaramubwiye ati irukanka ujye kumutabara, genda ujye kumutabara uriya mwana. Arangije ati se uri kuvuga nde mwana mutoya? Ati nkurikira nkwereke. Nuko umudamu yarahagurutse, arangije ahita ko agenda aza yirukanka. Mukuza ahura na wa mudamu wari dusize agiye kwica umwana. Arangije yaje yirukanka, araza akigera hano kuri pisine asanga umwana ari muri pisine. Kujya kwinjiramo yaragiye kwicomeka mu mazi. Umwana aramubuza ati itonde, irinde. Ati ngo harimo amashanyarazi, witonde udafatwa n'umuriro. Umudamu ati Mana Nyagasani, ati Bikira Mariya, ati Yesu Kristo urakoze cyane kuntabara, ati nari ngiye gushirira nonaha. Nuko yaraje gake gake, arangije araza kujya gufata ku nsinga y'amashanyarazi. Bishobotse kuba harimo umuriro mwinshi, yayivanyemo. Arangije umudamu aritakumba, arangije yahise yicomeka mu mazi. Umudamu yicometse mu mazi, arangije yahise agenda yegera umwana, aza gufata umwana, aje kurokora umwana. Nyagasani, umudamu yarahitanye umwana. Sinzi icyo amuhora, sinzi icyo bapfuye. Muracyari kumwe na Bozi Amani. Ibuka gukanda subscribe kuri Rwandex TV, kanda like, andika comment, ishyiramo udutima twinshi cyane. Umudamu yafashe umwana. Aramurokora, amuvana muri pisine. Nyagasani, abagore b'iyi minsi bararakaye. Ubu se yaramuhoye iki? Twagarutse hano ku muhanda, yafashe umwana aramuzana. Arangije ajya ku muhanda atangira kujya kwibera umusabirizi. Yaravuze ati Mana uko byagenda kose kuba nyiriho ngihumeka, uyu mwana nawe azabaho. Mu gihe cyose ngihumeka uyu mwana azabaho. Umudamu yakomeje asaba. Nuko ageze aho ngaho hari imodoka yajanga iraparika. Bishobora kuba abagira neza benda kuba bamufasha. Nuko baraje baramubaza ati se ufite ikihe kibazo madamu? Umwana nta kibazo na kimwe yifitiye. Baramwitegereje, yarababwiye ati mudufashe turashonje, dukeneye ibyo kurya, nta mafaranga dufite. Nuko umugabo uri manga mu modoka yashatse kuba yamuhereza amafaranga. Umudamu ati hoya, ati kubera iki mushaka gufasha abantu mutazi? Nuko baramubwiye ati erega urabona ko akeneye ubufasha, ati reba kari agahinja nta nubwo wagirira impuhwe rura ruhinja. Umudamu ati ariko sha ibyo ni ibiki mushaka kuvuga? Ati tugenderekana nawe wana. Ati ashaka abandi baza kuba bamufasha. Nyagasani, umugore yabujije abagabo kuba bafasha umudamu. Barangije bahise bigendera. Umudamu yasigaye ahangaha n'umwana. Umugabo agenda abwira umugore ati ariko se umutima mubi nk'uwo nguwo ukura he? Ati se urumva bizakumarira iki, bizagufasha iki? Urumva muri ubu buzima kubaho udashaka kuba wafasha kandi ufite ubushobozi, urumva byagufasha iki koko? Ati se ubwo wowe uramutse uhuye n'icyo kibazo we byagenda bite? Umudamu yaramubwiye ati njye ntumbwire byinshi. Umugabo yaramubwiye ati nyamara ati gira neza wigendere. Ati buryo ugize neza ineza uyisanga imbere uko byagenda kose. Ntabwo wabura ahantu uzahurira n'umuntu nawe ukugirira neza, kandi koko bizakubaho. Umudamu yaravuze ati ho yasha ibyo ntimukabimbwire, njye nararyoshye, mfite amafaranga ndaryoshye, mbayeho neza. Ibyo bintu ushaka kumbwira ho ya iby'ubuzima bubi ho ya. Umugabo yaramubwiye ati nyamara waseka wakishima wagira uti ayo mafaranga n'ejo mu gitondo washiduka wayabuze. Twagarutse hano, umudamu yaragiye kwica umwana amusigaho ngaho azi ko yasize amwishe. Arangije yaje ahangaha aza kwikorera twa make-up, aje gukoresha shuti, asanzwe ari umumodo. Agiye kureba arebye hakurya abona wa mudamu watwaye akana. Yabonye akana bari kugasimbiza arikanga, umutima uramurya. Umuntu uri kumutera makiyaje aramubaza ati se ugize ikihe kibazo madamu? Ati oya humura nta kibazo na kimwe, nuko hari ukuntu narinde byari ku ruhande turi mudamu numva ndamwishimiye. Arangije yaraje aje kuneka umwana niba ari uwe koko. Arangije ati madamu uyu mwana wamuvanye hehe? Kubera iki wifashe umwana wanjye ukaba wamurokora?
umva wa mugore we, ndakubwiza ukuri ko nuramuka ukomeje kunzana icyo cyana imbere, urumva icyo cyana narakikijije. Ntabwo njye nkeneye ibintu by'abana, nshaka gukomeza kwibera nk'umukobwa, nkaba umumodo, ngakora amafoto yanjye nkaryisi nkaryoha nk'abandi. Icyo cyana narakikijije, sinzi impamvu uri gukomeza kuza ukinsiritaho. Ndagusabye reka nkubwire ikintu kimwe, basi byibura ugenda ugubwe neza. Icyo cyana ndakikurekeye, ugenda ubane nacyo, ariko sinshaka kukibona hafi yanjye. Nizere ko utazaza uza kuntakira. Icyo cyana nashatse kukikiza, none wakirokoye. Umvira ahangaha sinongera kukubona. Umudamu yaragarutse, umudamu ni umugome, yaragarutse ati dukomeze twifatira amafoto, ndashaka kuba umumodo wa mbere mu gihugu. Umudamu yaraje, bakomeza kumutera makiyaje, batangiye kumufotora, batangiye kumurya amafoto menshi cyane. Umudamu ni umugome, yafashe umwana we afata gahunda yo kumwica ngo kugira ngo akomeze yibere umukobwa. Arashaka kuba umumodo ngo mu isi yose atwike. Nuko aho hirya umudamu yarakomeje asimbiza kakana, yararimo kuguma agakinisha, yararimo gukina n'akana. Nuko ahangaha umugabo arangije ahita abwira mugenzi we ati wabonye, ati yari hirya, ati reba urukundo uriya mugore ari kwereka umwana. Ati ndatekereza iriya ari content nshyashya dushobora kuba twakereka abantu mu mafoto y'ubutaha. Nuko umudamu yaraje ati ariko se bite byanyu kuki muri kurangara? Ati reka umva, ati aho urabona uriya mugore n'umwana ukuntu barimo content ya dance dushobora kuba twabyaza nk'umusaruro, atabwo reka tubafotore. Umudamu ati ariko mwarekanye na kiriya cyana. Umugabo yaramufotoye, arangije aravuga ati mbega byiza, mbega umudamu werekana urukundo rwiza cyane, atahubwo uriya tuzamukoresha ubutaha. Nuko twagarutse hano, umudamu yaraje yarinyabya, yabaciye ku ruhande, yabaciye mu rihumye. Arangije araza, yaraje aje hano asanga umudamu araryamye n'akana. Arangije ati ndaje nkwereke, iki cyana kigize nabi ngo ntago kizapfa. Umwana wigize umurame ngo agomba ngo kuzabaho imyaka 100. Ugomba kumbona uyu munsi. Muri pisine warokotse amashanyarazi, uyu munsi ntago uri bundokoke shawa cyana we. Ngo wigize ngo zamuziranenge shango abantu ngo bazajya kurokora. Ndaje ndebe none umuntu uri bukurokore shawa kibebe. Tinkanze nkwereke. Yazanye umwana, arangije umugore aza ku muhanda, arangije ageze hano asanga puberi. Tishare kanze ngushyire muri puberi sha bazakujyana induba. Bagomba kuzakujyana induba kandi ndabizi imyanda. Bahita basuka mu mashini igomba guhita isike imyanda. Nzareba kuzongera kurokoka shawa cyana we. Warokotse pisine, warokotse amazi muri pisine, urokoka amashanyarazi. Reka ndebe kuzarokoka imashini sha izagusya. Beno muba mwigize nabi sha. Umuntu agashaka kubica ku neza, mugashaka kubigira intambara. Nashatse kukwica neza, ariko ugiye kuba wapfa urupfu rubi. Umudamu yahise yikubura aragenda. Tugaruka hano ku mudamu wacu, yararyamye arakanguka. Mu gukanguka Nyagasani abuza umwana wanjye agiye hehe? Ugiye hehe bebe? Atangira guhamagara, yitangiye guhamagara akabebe. Nyagasani, umudamu aramenya mushakira hehe? Twe twabibonye aho umwana ari muri puberi, twe twabibonye. Umudamu aramubona ati umwana ninde uri bumutabare? Nta wundi muntu ubizi ko umwana ari muri puberi usibye wa mudamu wamujyanyemo. Umugore yarakomeje araza, agenda ashakisha. Ageze ahangaha wa mwana w'umumarayika araza arongera aramubonekera. Arangije ati dore umwana arimo hari agenda umutabare ihute, kandi ntuzongere kuba indangare. Nyaruka agenda umutabare bataramujyana induba. Nuko umudamu yaraje areba umwana, ahita amukuramo muri puberi. Yakuyemo umwana muri puberi. Ati mwana wanjye, ati rwose umbabarire narangaye pe, atagatotsi kantwaye, gusa ntago nari nzi ko hari umuntu ufite umugambi wo kuba yakujyana. Humura bebe, ntago nzongera gutuma hari umuntu gukoraho, ntabwo uzongera kuba wamva iruhande. Yafashe umwana, arangije arahindukira aragenda. Umwana aramurokoye, habuze gato bari bamujyanye induba, bari bagiye kumujyana mu kimoteri, bahite bamusya. Twagarutse hano, umudamu yaraje, arangije abwira umugabo bari kumwe hangaha bakorana ati wari uzi n'ibindi Jacques? Uzi ko abaterankunga batwemereye, abashoramari babyemeye, ati bagiye kuba badufasha, ati bagiye gushora amafaranga menshi muri campaign yacu. Nuko umugabo yaramubwiye ati Vanessa, umva, ati kuva na mbere nkikubona nakubonyemo umutungo kamere, ati narakubonaga kuri umuntu ushobora kuzanteza imbere. Ati se byagenze biti? Ati ya mafoto bayemeye. Nuko akanya
wa mudamu wafashe umwana ashaka kumwica yaraje arinjira. Akigera ahangaha umugabo aramubwira ati ese bite byawe amakuru? Arangije ati ese ati nayo makuru mufite? Ati amakuru meza nuko abashoramari bemeye, ati amafoto bayakunze. Nuko umudamu yatangiye kwitaka ati yego nari mbizi, ati ninjye mu modo wa mbere ku isi, ninjye mu modo wa mbere muri iki gihugu, ahubwo guhera aka kanya munzanire abantu bagomba kuzajya bankorera make up barenga byibura 5, munzanire abantu bagomba kuzajya bankorera massage abantu nk'icumi. Nuko umugabo yaramubwiye ati waruzi ikintu kimwe se? Ati buretse kwikina, ati ikintu cya mbere cyo amafoto yawe bayanze, ati ahubwo abamodo bashyashya bagezweho bagiye kuba bakorera ino company yacu naba ngaba. Yamweretse ya mafoto ya wa mwana ari kumwe na wa mudamu ari kumusimbiza. No kuvuga ngo umugabo yeretse abatera nkunga amafoto, barangije bahitamo ya yandi y'umudamu n'umwana. Murebe ukuntu Imana igoboka abantu bayo. Nuko umugabo yaramubwiye ati sha nta mwanya ugifite muri company yacu rwose, amafoto yawe barayanze rwose, ubu ngubu tugiye kuba twakorana n'uriya mugore n'umwana. Nuko umudamu yarababwiye ati ntabwo mbyumva uburyo mumfashe umuntu w'umusirimu nkanjye mukandeka mwarangiza ngo mugiye gukorana n'uriya mudamu w'inzererezi nakara kabeba kagahinja. Ati murantengushye, reka ngende murantengushye. Nuko umugore n'umugabo barahoberanye, ni Vanessa na Jacques barahoberanye. Barangije ati reka tujye gushaka wa mugore n'umwana kugira ngo duhite dutangira akazi kacu kose. Baraje bageze ahangaha basanga umudamu arangije atangira kubahunga ati ndabiyamye, mumbabarire ntago nshaka ko munjyanira umwana wanjye, ndabizi muri gushaka kwiba umwana wanjye. Nuko umugabo yaramubwiye ati humura, twebwe turi abacunguzi, nta kintu na kimwe tukwifuzaho kibi, nta kibi tukwifuriza, ahubwo wowe ikintu twifuza turashaka kuba twakorana nawe, turashaka gutangira kukwitaho guhera uyu munsi, tuzajya tukumenyera buri kimwe cyose, tuzakugurira inzu, tukwishyurire buri kimwe cyose, biri yose, no kuvuga ngo facture yose uzajya ukoresha tuzajya tuyikwishyurira. Umudamu ati none se ngiye niki muri bunsabe? Ati ikintu nibutwemerere nuko turajya tugufata amafoto yonyine, nta kindi kintu tugusaba, nta kindi kintu usabwa, turajya tuguhereza amafaranga yose uzajya ukenera mu buzima bwose bwa buri munsi. Umudamu ati nukuri rwose ndabashimiye. Ati bebe, ati mana we, ati bebe, ati wabonye ko Imana itugobotse, ati tugiye kubaho neza mwana wanjye. Umugabo yabwiye wa mugore wiwe ati uno mudamu nukuri rwose yarateje impuhwe, ariko biranshimishije no kuba tugiye kuba twamufasha, usibye kuba tuzanakoreramo amafaranga, ariko birananejeje kuba tugiye kumufasha, numvaga mfite umutima wo kuba namufasha. Nuko umugabo yabwiye umudamu ati noneho umva, nukuvuga ngo utangire witegure, ubu ngubu tugiye kuba noneho twagukorera ikintu cyiswe agashya, tugiye gutangira kukwitaho bishoboka. Umudamu ati ngende tayari, igihe cyose mwankenera n'aka kanya mushatse mwaza tugakora shoot. Umudamu yabwiye umwana ati bebe humura, nta muntu uzongera kuba yakugirira nabi, tugiye kubaho neza, tugiye kuryoha, umva ugiye kuba umwana mu bisubizo. Akana karasetse, nta kabebe keza cyane, nta gapucyuri. Banza umwandire like kanda subscribe niba utarayikora. Muracyari kumwe na Bozi Amani, ni kuri Rwandex TV. Umugabo yabwiye umudamu ati noneho igira hino nkwereke, reba hano hari kontra, ngaho ngwino usinyire kuri kontra. Ako kanya bakira aho ngaho akimara gusinya, umudamu yaraje azana na polisi. Arangije yaje kureba wa mudamu ati ni gute mumfata kunda, ntago wamfata kunda ngo nkwihorere. Aravuga ati polisi genda umfatire umuntu, banyibiye umwana, genda ufate uriya mugore, ndashaka ko umufunga nonaha. Nuko umugabo arangije ni Jacques yahise abwira polisi ati uwo mugore ni umutekamutwe turabizi, yafashe uno mwana yashakaga kumwica, yamukoreye ibyamfura mbi, uyu mugore ni umwicanyi, umugore ni umugome. Arangije ati ibyawe twarabimenyesha, atahubwo akira nimba utarubizi. Ako kanya umudamu bamweretse video arikanga. Polisi arangije ahita yimwakatiza naho utaza no kuyisiba. Umudamu yari ari gushaka guhita yisiba. Polisi akimara kuyibona video yaravuze ati wa mugore we uri mubi cyane, uri dayimoni wa mugore we. Umudamu yatangiye kwirizariza, unukuriye umwana wanjye ndamukunda, baramuntwaye baramunyibye, ntago umwana wanjye namugirira nabi. Polisi yaramubwiye ati iyo mitwe yigabanye none hanga ntahita nkujyana. Umudamu ati polisi genda umfatire umuntu, polisi wafunze umuntu koko harabura iki ko wabonye ibizi biti ko umwana ari uwanjye, dushaka twajya gupimisha na DNA. Jacques yaramubwiye ati niyo mwapimisha DNA kajana sha, umwana afite uburenganzira, igihugu kiba kigomba no kumwitaho. Nimba umwana warashatse kumwica, umwana ukamufata ukamuta muri piscine, ibaze gufata umwana ukamushyira muri piscine, umwana w'uruhinja wangiza ugashyiramo amashanyarazi, urumva ubwo bugome? Ti polisi dufashe ahubwo utanga ubutabera kuri uru ruhinja. Ku kanya polisi yahise imuta muri yombi,
umudamu yatawe muri yombi bahita bamunyanyagirana ku kanya bahise bamujyana. Nuko Jacques yahise abwira wa mudamu ati umva sinya twigire gutangira akazi. Nuko bahise bafata akabebi baraza barakambika, akana karakeye kahise kaba nk'akana ko mu biryo kahise kaba ko mu gikoma cy'avoka, kana baragasimbije baraza umugabo n'umugore bavuga ati umva uyu mwana ni igisubizo kuri twe pe, tureba amamiliyari yose bamaze kuduhereza, konti irabyimbye, umufuka urabyimbye, amafaranga tumaze kugira n'injangwe ntiyayasimbuka mugore wanjye. Barishimye cyane. Yaramubwiye ati umva tugiye kuryoha kabisa, umwana tugomba kuzamwitaho kugeza anasoje kaminuza, tuzamwishyurira buri kimwe cyose, uyu mwana agomba kuba inshingano zacu. Umudamu yaramubwiye ati umva nta kintu kinejeje nk'ukuntu dukorana nka timu, uburyo dukundana tukaba tunakora nka timu byonyine birarenze. Umugabo yafashe akabagara agafunga, arangije amubwira ati akira kamfashe sha, ati bebe turakoze sha uri igisubizo baby. Nuko ako kanya bahise hagarara aho ngaho batangira kurya amafoto. Bari amafoto umwana bahise yamufata baravuga ati umwana abaye iwacu, umwana baje kuba bamwadopta ahita abo wabo. Mwakoze cyane, turabakunda cyane. Wari uri kumwe na Bozi Amani, nkandira subscribe, kanda like, shyira udutima twinshi muri comment. Abantu bategereje episode ya 15 kuri High School Love Story nayo iraza nyuma y'aka video. Ushaka kuba wirebera utundi dufilime twacu ushobora kuba wareba ngo muri screen yawe utwo dufoto uri kubona ni playlist y'andi ma video twakoze, kandi aho ube wirebera filime mu gihe ugitegereje izindi episode. Turabakunda cyane.